Yes, reka nongere ngusuhuze ndetse nguhe n'ikaze hano kuri Stade Amahoro. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe ndetse niwibutsa nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dushizeho inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tugende tubasha kubana neza mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Muri uyu munsi rero uri kubona ni umunsi udasanzwe, umunsi w'ibirori, aho kugeza ubu ngubu tukugejeje hano kuri Stade Amahoro, aho dutegereje kurahira kwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ugiye kuba yatangira kurahira. Urabona ko abaturage baturutse impande n'impande babukereye kabisa, baje kwitabira umuhango wo kurahira ku nshuro ya gatandatu ya manda ya Perezida wa Repubulika w'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu uko ubireba kuri screen yawe hariho amafoto ndetse na video bigenda bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, aho kuri uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe. Kugeza ubu ngubu ubona ko abaturage benshi babyitabiriye kabisa, aho muri stade hamaze kuba hagera abaturage benshi huko iri hafi kuzura nk'uko muri kubibona. Ubu ngubu hakaba hategerejwe Perezida Paul Kagame, akaba ari we ugiye kuba yarahira kuyobora u Rwanda, aho yaje kuba yatorwa ndetse akaba yagirirwa icyizere n'abanyarwanda ndetse n'abandi batuye u Rwanda ndetse n'amahanga, aho yaje kuba yatsinda amatora. Murabizi neza ko ubu ngubu Perezida Paul Kagame yabashe kuba yatsinda amatora ku majwi ari hejuru, ari nako natwe tuje kuba twamushyigikira mu kurahira rero, ndetse n'abaturage ubona ko basa neza kabisa, ndetse n'abandi bari guturuka hirya no hino, ndetse n'ibinyabiziga ubona hameze neza, umutekano ni wose. Kugeza ubu ngubu stade yabashe kuba hagotwa n'abajepe ndetse n'abasirikari bagiye batandukanye. Kugeza ubu ngubu aho turimo kubona inzego z'umutekano aho ziva zikagera zabashe kuba zahagera kabisa, umutekano wo ni wose. Tunaboneraho kubabwira ko kugeza ubu ngubu nawe wumva aka kanya iyi nkuru wabasha kuba wahagera tukaza kuba turi kumwe, kuko ahangaha ubona ko ari ibirori bimeze neza kabisa, ari ibirori ubona ko ari ibirori bidasanzwe, kuko Perezida Paul Kagame nk'uko bamwe muri benshi bagenda bakomeza kubivuga, Perezida ubona ko akunzwe n'abaturage kabisa ndetse n'amahanga. Bamwe mu baperezida batangiye kuba bahagera bahasesekara, harimo Cyril Ramaphosa ndetse n'abandi baperezida bagiye batandukanye babashe kuba bagera hano kuri Stade Amahoro. Stade ubona ko yubatswe neza mu buryo bwa kijyambere, stade ubona ko kabisa ijyanye n'icyerekezo, dore ko n'umujyi wa Kigali ubona ukeye kabisa. Stade twavuga ko kugeza ubu ngubu iyi stade iberanye n'u Rwanda. Wowe uri kureba iyi video nawe ubwawe wabyibonera, ni stade ubona ijyanye n'icyerekezo, ari nako abanyamahanga bagenda bahasesekara rwose. Ubona ko babashe kuba bashimishwa n'ukuntu hameze, n'isuku ndetse n'umuco ndetse n'umutekano wabashe kuba wapangwa hano kuri Stade Amahoro. Abantu mwari mutahazi rero, cyangwa se umuntu uri kumva iyi nkuru wari utazi ngo bimeze bite, ndakeka video zo uraza kugenda uzibona ndetse n'amafoto, kubera ko twagerageje gufata amafoto ndetse n'amavideo, ari nako tugenda tukwereka ahantu hose mu mpande zose ko n'abaturage babashe kuba bahitabira ndetse bahageze. Urabona ko hafi 1/2 cyamaze kurenga. Urumva mu masaha ari imbere nta muntu uraba ukibona aho yicara kabisa, ari nako barimo kubwira abari mu marembo cyangwa se abari mu muryango babashe kwinjira
ahasigaye umuhango w'irahira rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame ribashe kuba ryatangira, ari nako ubona ko abajenerali ndetse igipolisi muri rusange umutekano wo cyapanuye. Icyo twakubwira cyo rero, amakuru nk'aya ngaya nta handi wayasanga usibye hano ku Kuri News TV. Nyabuneka nimba utari wakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo uyikande tujye tubasha kukugezaho video ndetse n'amashusho ameze neza kabisa. Kugeza ubu ngubu Perezida Paul Kagame we arimo mu mayira, ari kuza hafi kuhagera, muragenda mubibona uko araza arahagera, muragenda mubibona muri screen, turaza kuba twabibereka. Rero reka nkubwire ngo wowe utari wakanda sub, rero nicyo gihe ngo ubikore kuri iyi channel yanyu Ukuri News TV, tukazajya tubasha kuguhereza amakuru yizewe, amakuru y'impamo mu buryo bugiye butandukanye, aho tukubwira ko kugeza ubu ngubu Perezida Paul Kagame agiye kuba yahasesekara muri aka kanya. Wowe rero ntukureho, wowe komeza ujye wirebera amakuru agiye agezweho. Reka tukubwire ngo wowe kandi turi kumwe, we amaze kuyikanda uri uw'agaciro gakomeye, anariko tukwibutsa kuba wakanda na share. Murakoze.